guhorana mbega ni nka kuriya ikivu cyangwa inyanja ihora nk'umuraba. yego hari igihe ujya ahantu ukabona amazi aratuje. rero satani ikintu akora ateza umuraba muri wowe, akaduruvayo. icyambere, umuntu wese wibonaho indwara zidakira ugakira yongera arwara ahora mu. urakoze kumfasha. ntabwo tuvuze diyabete, tuvuze sida, ntabwo tuvuze umutima, sizi indwara zidakira tuvuze. ubwo ni ukurwaragurika. no, aha urakoze ndusha inyarwanda. ahubwo genda shaje naribagiwe. niba mu rugo rwawe, ku buzima bwawe, ku bana bawe wibonaho indwara zo kurwaragurika, tanto mu nda, tanto bitumye, tanto bananiwe, tanto yarwaye ijisho, undi yarwaye umutwe, undi yarwaye akaguru, undi yabuze uko agenda, ugahora kwa muganga mu kigo cy'akabati ushyira nk'amasahani ugashyiramo imiti, ayo akaguza ibitunguru n'inyama murye munywe, ukayagura imiti, kandi buri gihe satani agacunga mugiye guhembwa, wabona amafaranga akabona kuyatwara kandi wayapangiye. ni ukuvuga ngo aza urakora akaza guhembesha agatega amaboko cyane, akaza ati weregane ntabwo bikunda, amafaranga yaruteganije 500 byo kongera yanzu yawe ahubwo umwana aragwa avunika igufata umujyaniriye, kandi na mitiweli ntwanayishyura nabimenye, ukajya kwishyura 100%. n'abantu batagira igikunda, n'amafaranga akakwanga, n'abantu bakakwanga, n'akazi kakakwanga, ndanuka bigenze bite? haguka dusenga Imana, kandi Imana igufasha iminota yacu noze kuyirenga, muze kwicunga murebe ko biza gukunda. hanyuma ikindi, kwamburwa amahirwe mu buzima, guhora buri gihe amahirwe akunyura imbere uyareba ariko nta kugera. hano hari abantu bakoze perimi inshuro 10, byonyine gukora rimwe ni 150, inshuro 10 ni 600,000, kandi hari ukora uwo munsi akarara yitahanye. ubwo ntituvuze kwihugura, ubwo nashyiraho kwihugura, kwishyura kode, kwishyura amatike arabagiye muri none undi we ayibona agiye umunsi wa mbere cyangwa umunsi wa kabiri, ashobora gutakaza amahirwe, kandi amahirwe ntatakara gusa, atwara n'ibyawe, ubutunzi, umwanya, bintu byose. ibaze kujya gukora provisoire ukayitsindwa, utazi no gusoma no kwandika ntayitsindwa, bagiye muri choix multiple ntize n'igitabo, uvuga ngo aho abandi baboneye amahirwe ukayahaburira, cyangwa se amakuru y'amahirwe ukayamenya nyuma. utazi gusoma ntibikunda, barabanza bakagusomesha. nyine uzi gusoma ariko hari ubuhanga butazi kuri computer. yego nibyo. simbize ariko nzi ko bajyayo nibyo bakorera kuzi gukoresha ya computer ko choix multiple. iyo ishatse baguha no ku mpapuro, urabisaba bavuga ati computer ndabona biri kungora, bakabyempirima ku mpapuro bakaguha ukicarana n'abandi. Ndabizi ntabwo ugenda byose simbizi nakoreye kuri bagiye mashini nyizi niyo nakoreyo, ariko nawe tabagukosora tabagushyirira cyane direct. wow, byiza cyane, igihugu cyacu ndagikunze. haleluya. ubumwe bw'abera ministries bwabateguriye amasengesho y'iminsi 14 azahera ku wa kabiri w'icyumweru gitaha, avuga ngo ko dukwiye kubohoka tugasohoka mu bintu byose byari tumereye nabi. ukwezi kwa 7, kwa 8, kwa 9, kwa 10 si amezi yoroshye, ni amezi ateye ubwoba. niyo mpamvu tuzatangira amasengesho avuga ngo deliverance from the bondage and evil altar. niyo mpamvu tuzabana nawe biciye kuri Zoom ndetse n'uburyo buri live, kugira ngo tubashe gusenya ibyo bicaniro cyane. ndabararitse mwese aho muherereye, muze dusenga ayo masengesho yo kubohora, guca imigozi, kurandura karande no kwinjira mu masezerano akwiye, hamwe na Revera Ntambabazi Jean Baptiste. muhawe ikaze ku bumwe bw'abera ministries. si idini, si itorero, nta nubwo rigenda kubaryo, ahubwo naho umuntu se duhurira akabohoka. guma mu itorero ryari kubohoke, guma aho bari kubohoke, maze tugaragaza umusaruro w'ibyiza. haleluya. 14 days of deliverance from the bondage and evil altar ku buzima bwawe. ngwino dukorera Imana kandi ugume mu itorero ryawe, urushaho kubohoka. mwifurije ibihe byiza, hazasenywa ibihome, indwara zizakira, abantu bazava online, umuntu wese abireba. mwifurije
umugisha w'Imana hamwe na Revera Ntambabazi Jean Baptiste. Shalom shalom. tuje nkwifurije kugira ibihe byiza nanone uwo dukurikiye ni kumwe bw'Abera Ministries amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Imana iguhe umugisha rero, tuguhaye ikaze mu kiganiro cy'umugoroba Nkwanira abawe. Amasengesho aracyakomeje, uyu munsi tugeze ku munsi wa 8. turabasuhuje rero kandi tubifurije gukomeza kugubwa neza. Abantu mwese mudukurikiye muri mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda mwese mugubwe neza. Mushumba wiriwe neza? Niriwe amahoro, niriwe nshima Imana kandi Imana ikomeje kungirira neza pe. Imana ishimwe cyane. Tukaba tugarutse rero, ejo twahoze tubona ku migozi ibicaniro bibi nyine, tubona imigozi y'ubwoko butatu. Ndagira ngo dusenge Imana n'ubundi. Hari ikintu kimwe 3 4 5 6 7 8 9 hafi nk'icumi nsaba ko umuntu uza kubona kino kintu nubwo yakubona kimwe muri byo nawe akwiye kuza tukamusengera. Cyo namvaga ashaka ko tusenga mbere ko tuganira nkuko twavuze biriya by'ubushize. Yego. Tugeze ku munsi ngira ngo wa 8. Yego. Sibyo Jose? Tugeze ku munsi wa ryari? Ejo twagarukiye ku bicaniro kandi abantu barabyumvise. Ndagira ngo abantu bashyuhe dusenge ino sengesho babohoke. Nibyo. Bumva imbaraga zo kubega buriya. Kuba umuntu ahora akubwira ngo wahinduye ibintu. Yego. Hari igihe ijwi rizaceceka. Kuba umuntu akubwira ngo mwese mwitorero ntabwo ngo uhamagaye ngo uze hariya nta cyacu, ndagusaba hindura ubuzima aho kurira. Yego. Cyaro nabwiye ejo nti kubura igihe untesha umutwe urumva bizagarukira he? Ndananiwe pe. Ndananiwe. Habwa isukari wumva ko wahora uyikura iwanjye. Nanjye nakubonyegira. Wagombye gutekereza ikintu kucyeye amaboko aziritse. Ibyo ngira ngo twabivuzeho turabibona. Undi munsi tuzaganira ku nzozi ko nshaka ko mbihurizamo tukagendana, ariko hari ibintu numva nkeneye bitari inzozi. Kandi umuntu wibonaho ikintu kimwe muri icyo, kimwe muri ibyo ngibyo ugiye kutubwira. Okay. Agerageze irwaneho ntugahora ubabaye. Ese kuki ushimishwa no guhora ubabaye? Aho byashimisha ari baranyandikira abanyandikira ngo bagiye kwiyahura. ako buzima bwacu Ndakambeshya ngo amaze iminsi 7 atarya. Nicyo ni ikinyoma muri uru Rwanda. Birashoboka wamara 2 pe, wamara 3. Ntiwaba ugihumeka. Ntabwo waba utagihumeka mbwire ngo wabonye na internet uko ufite smartphone wayigushagura gatoroshi. Ariko abantu bapfana ifiyere. Ninde ukubereye? Sicyo cyakiziriko se watubwiye. Ko muri misa ari za make anditse ngo kwetu nibyo tukajya muri tukasanga biratugoye. N'imodoka basigaye bayitanga muri make. Ahubwo di harya ngo bisaba miliyoni zingahe? Ni 3%. 3%. Y'igiciro cy'imodoka wahisemo. Kuri abagabo bahari ubwo harimo nk'izigura nka miliyoni zingahe? Zirimo nyinshi zitandukanye. Iya make ni miliyoni 24. Ubwo 3% ni miliyoni hafi 9. Ne 9 se buriya sinzi ukuntu babibara, twaza kubaza. Oya reka mitembe ku bitani imibare mite ndangira umuntu 24 niyo ya make. Sinzi harimo ubwoko butandukanye. Ntabwo nzi rero ngo iya make ni imeze ite. Kuyaba ari make se. Ni muri make nyine. 720. Ni ukuvuga ngo asigaye barakwishingira. Kagenda wishyura. Bavuga miliyoni 24. Kandi bakagaruka bakaguha akazi. Ya modoka yawe bakayiha akazi.
hari umwana rongeye kuyisabiraho akazi rero bakayiha akazi kajya igenda we yambwiye ko afite 2,000,000 kandi ahambonye ni 720,000. barabikora rwose. Sawa, uze iyo dosiye uze Nta kuyimenya kibazo. ariko ku buryo imodoka yakora amataxi bakagira Yego. ukajya wishyura n'amasezerano n'ubutaka birumvikana, Yego. ufite tini namba byose Byose. perimi imaze igihe kinini. Wow. ubwo urumva nkaho si amahirwe. Ni amahirwe pe, abantu benshi barazibonye, bajya babona ibiganiro tujya dukora barazibona. Nigeze kubwira umuntu ese kugira ujye gucuruza utarabyigezeho, ubwo uri umushoferi reka dutekereze ibi. Ikindi kintu Ni ukuvuga ngo mbonye bitanahera 3% ni ukudepoza 720. yego Ndabibonye hariya. Bivuze rero ngo ubwo tunabyamarijemo baranabyumvise buriya. Ariko icyo dushaka ni ukubohoka. ni ukubohoka. Iyo perimi irakora iki mu mufuka? Igomba kubona akazi. Njyewe uze kumpa amakuru y'uwo muntu umuvugisha nzamuganirize Orient umuhungu wawe. Yego. Yiguririye. Abantu ajya bakorera. Yego. Rero umuntu uri bwibone ibintu tugiye kuvuga agira umwete wo guhamagara no gusenga no kwakira icyo Imana yagiye ivugana nawe. Mugabo waduhaye mitiweli 10,000 yarampamagaye. Imana imuhe umugisha. Buriya ikintu ibicaniro bimara ni ukukubuza amahwemo, Kukubuza amahoro, kukubuza amahwemo, kukutesha umutwe, kukubuza icyerekezo, guhorana. Mbega ni nka kuri iyi Kivu cyangwa inyanja ihora nk'umuraba. Yego. Hari igihe ujya ukabona amazi aratuje. Rero Satani ikintu akora ateza umuraba muri wowe, akaduruvayo. Icyambere, umuntu wese wibonaho indwara zidakira ugakira yongera arwara ahora mu urakoze kumfasha. Ntabwo tuvuze diabete, tuvuze sida, ntabwo tuvuze umutima, sizi indwara zidakira tuvuze. ubwo ni ukurwaragurika. No, aha urakoze n'Ikinyarwanda ahubwo genda shaje naribagiwe. Niba mu rugo rwawe, ku buzima bwawe, ku bana bawe wibonaho indwara zo kurwaragurika, tanto munda, tanto bitumye, tanto bananiwe, tanto yarwaye ijisho, undi yarwaye umutwe, undi yarwaye akaguru, undi yabuze uko agenda, ugahora kwa muganga mu kigo cy'akabati ushyira nk'amasahani ugashyiramo imiti, ayo yakaguze ibitunguru n'inyama murye munywe ukayagura imiti, kandi buri gihe Satani agacunga mugiye guhembwa, wabona amafaranga akabona kuyatwara kandi wayapangiye. Ni ukuvuga ngo aza urakora akaza guhembesha agatega amaboko cyane, akaza ati weregane ntabwo bikunda, amafaranga yaruteganije 500 byo kongera yanzu yawe ntibivamo, ahubwo umwana aragwa avunika igufata umujyaniriye, kandi na mitiweli ntwana yishyura nabimenye, ukajya kwishyura 100%. Igihe mwibanaho uburwaragurika, ubuntu bw'ubukiburaho mu muryango, ku muvandimwe n'iki, ariko na zino ndwara ziri chronique nazo twazitekerezaho. Wemera ko iyo diabete yinjiye mu rugo iba yinjiye mu rugo? Wemera ko iyo sida yinjiye mu rugo iba yinjiye mu rugo? Wemera ko iyo pressure yinjiye mu rugo iba yinjiye mu rugo? Wemera ko sinozite na asima iyo byinjiye mu rugo biba byinjiye mu rugo? ubwo biba bigiye kubereka cyane iyo birwawe n'umubyeyi. Rero wibonaho uburwara hato na hato, hari undi muntu nkwiye gusaba. Yego. Buruzi ko nshobora kumara umwaka ntaranakomereka. Ariko gukomereka kera, ejo niba rugi rwanyisha nabwo, ariko buke sinakomereka. Ariko umuntu usanga afite imisare nk'ikimasa kirwana, inkovu hano aca ku giti kigasharura, agaca ku mwaka, agahora n'ibisebe ku mubiri, agahora n'ibintu, mbega ugahorana uburwayi budafite umurongo, tanto umutwe, tanto amenyo, uri mu gutwi. Ibintu mu rugo ni ibiki? Ukwiye gusenga ni igicaniro cy'uburwayi cyinjiye iwawe. Yego. Kidakurwaho n'amafaranga yo kwa muganga, gikurwaho n'imbaraga z'amasengesho no kumenya gutamba icyo bivuze, ukwiye no kubikora. Yego. Urabyumvise bazi? Nabyumvise. Umwanza kiyaranje ati kana kagiye kuyabona, mu gihe ukivuga uti ifite projet nawe agateramo,
yamara kuza data wa twese kamwe hano kandi hariya mbega bakakubwira ibintu ukumva nawo kandi ibyo bintu babivuga nta kiri birenzeho. Kuki bundi abana barwara ku mwisho w'ukwezi? Kuki ku mwisho w'ukwezi ari bwo ibintu bita ikibazo? Kandi ubwo kukodesha nyirinzu yateyemo byose byateyemo bindi byafashe dukora ibintu tumaze kubona ibintu byinshi Rwanda tabizi cyane. Abango ngo mwanya burayi ngo bagira amabiru menshi uwababwira sigari mu Rwanda nayo ntago yoroshye. Papa ukwezi kwashize ay'ibishingwe ay'umutekano ugomba kwishyura telefone y'abandi bafatiye ideni, ugomba kwishyura nyirinzu nyiri butike, ugomba kwishyura umuriro, ugomba kwishyura telefone, amazi, ugomba kwishyura internet yawe itike ugomba gukora stock. Ngeze kubaza umuntu ambwira ngo ni Musayi, ndamubwira nti oya kigiye nkorera mu mibare, ndamubwira nese aho nkorera nkora gutya nayo urumva iyo bije umbwira mu mwaka yashoboka hakucyo ntabishobora jewe ngo reka ngo Imana izagushoboza ntimbabarira. Iyerekwa ryanjye ryanyeretse ko aho nkorera dukomba gukora gutya, ibyo nkora tugomba gutya. Arundi nemereye kwishyura inzu byari 15 byabaye 20, ubwo mu mezi nangahe amezi 12 urabyumva nawe kuri 20 ntimva mu mafaranga gerekaho. Ndambwira nti uwo muzi gushaka kunkorera ntawe nikoreye. Uwa kabiri umuntu wibonaho ubukene budafite impamvu kandi budashira. Budafite impamvu se no bumeze bute? Umuntu ukora kandi ntagire ntibishire. Abantu rero bose bagiye kugupfukama imbere ubasengera. Oya barapfukama imbere y'Imana ntabwo ari jewe. No kuvuga ngo ahantu iyo nicaranye n'abarokore ngo ndamunyirukane hinyatse. Nukuri. Je mitambura icyo musubiza. Urakwiki wari ufite. Aho ubukene budashira tuvuga ni umuntu utonda ku kazi. Arakora. Umuntu ukora. Ni umuntu ufata umushahara, ni umuntu ugira ikintu yinjiza mu kwezi mu rugo rwe. Ariko ubukene bukarushaho kuba ndanze. Kiba ari ikibazo. N'ubu nabwiraga rero. Biba bikaze musho. Arakora. Ntasiba. Agira umwete. Akunda n'ibyo akora. Ariko ubukene ntibushira mu rugo rwe. Nakumvise. Ubuzima bwe kupanda na kushuka kandi yakoze yazindutse ngo gihe ngo ndashaka musengere ngo munyirukane inyatsi. Se turakwirukana inyatsi ngo nabuza akazi neza gufite inyatsi ni kibakwatse. Ntacyo ahantu ndashaka gusengera umuntu w'umugabo n'umugore amaze imyaka 20 mu gukode ariko ntago arabiburaye mbwiye Burayi na Amerika naba mu Rwanda. Naba mu Rwanda. Iki kintu ugomba guhaguruka ukagisenya kuko kino kintu gitera kwinuba, kwijujuta, kwijujutura Imana no kumva abantu tabakunze. Icya gatatu, niba mu muryango wanyu harimo kugumirwa ko gushaka kubengwa no kubenga, haguruka tugusengera Imana ubwahamagare nawe ndi tayari jewe. Ariko yahamagara n'abandi buri muntu wese mu itorero rye. Buriya hari ikintu dukwiye kumenya, kugumirwa ni ikintu giteye ubwoba. N'abasore baragumirwa. Yayugumiwe ukazashaka nyuma ni hahandi upfa abana bakiri muri za segonderi, ugasaza bakiri muri segonderi. Atari uko ushaje bakagushyingura ukiri muri primaire. Urumva nabyo gutinda kubyara no gushaka no gushakwa ubwabyo ni igicaniro kibi gica umuryango. Wanyu barakubye nomba kubyara. Ikintu cyitwa ubugumba. Umuntu dukurikiye ukafite imyaka runaka ubundi kwa muganga babara ko nta rubyaro wabonye hashize imyaka 2 ubana n'umugabo burundu, none mu banyi 5 7 12 nta kana. Ese ko muganga ko nta kibazo ko utabyara ngo birangire. Icya gatatindi ni ukugira icyangiro mu buzima. Cyangiro kandi ngo ni icyangire ariko ni icyangiro. Ukambara neza, ukambara ibihenze, ugahumura ariko wapi
ukanitwara mu bantu, ukitwara neza, ukirinda, ariko cyangiro ku bantu bose kikanga kikakuza n'abantu batagira igikundiro, n'amafaranga akakwanga, n'abantu bakakwanga, n'akazi kakakwanga, ndanuka bigenze bite? Haguka dusenga Imana, kandi Imana igufasha iminota yacu kuyirenga, muze kwicunga murebe ko biza gukunda. Hanyuma ikindi, kwamburwa amahirwe mu buzima, guhora buri gihe amahirwe akunyura imbere uyareba ariko ntakugere. Hano hari abantu bakoze perimi inshuro 10, byonyine gukora rimwe ni 150, inshuro 10 ni 600,000, kandi hari ukora uwo munsi akarara yitahanye. Ubwo ntituvuze kwihugura, ubwo nashyiraho kwihugura, kwishyura kode, kwishyura amatike arabagiye muri none undi we ayibona agiye umunsi wa mbere cyangwa umunsi wa kabiri, ashobora gutakaza amahirwe, kandi amahirwe ntatakara gusa, atwara n'ibyawe, ubutunzi, umwanya, bintu byose. Ibaze kujya gukora provisoire ukayitsindwa, utazi no gusoma no kwandika ntayitsindwa, bagiye muri choix multiple nize n'igitabo, uvuga ngo aho abandi baboneye amahirwe ukayahaburira, cyangwa se amakuru y'amahirwe ukayamenya nyuma. Utazi gusoma ntibikunda, barabanza bakagusomesha. Nyine uzi gusoma, ariko hari ubuhanga butazi kuri computer. Yego nibyo. Simbizi, ariko nzi ko bajyayo. Nibyo. Bakorera kuzi gukoresha ya computer ko ishwa militi. Iyo ishatse baguha no ku mpapuro. Urabisaba bavuga ati computer ndabona biri kungora, bakabyempirima ku mpapuro, bakaguha ukicarana n'abandi. Ndabizi. Ntabwo genda byo simbizi nakoreye kuri bagiye machine nyizi niyo nakoreye. Ariko nawe tubagukosora tubagushyirira cyane direct. Wow, byiza cyane, igihugu cyacu ndagikunze cyane. Baza no kugira ngo ibyo ejo bundi iwacu mu kagari batanze ziriya za kuka nziza cyane, ziriya zibateka zikagira, yego, zikahumeka. bagusaba gutanga 40 bakayiguha, leta igashyiraho nkunganire. Hari ababimenye byarangiye bazitwaye, bashyiraho 60 agatarite gushyiraho nkunganire, ariko wahawe gaze ya nkunganire ntabwo yajemo. Umuntu arambwira ati ariko siko mfite telefone amakuru nayerebaga sinyumve, hagiye asanga amahirwe yahise. Satani ari yaranja ku buryo amakuru y'ibyakugira akamaro ayaguhisha, uyamenya atlete, uyamenya byarangiye, uyamenya byavuye byarangiye na kamera ukayibona yagufotoye cyane, nta makuru. Ariko buriya mu gutwara imodoka umuntu ayibona neza wayiciye. Oya, ngiye buriya nkubwiza ukuri, sinsiroye, ariko kamera izanyandikira biyigoye. Yego. Nukuri bizaye. Yenda ushobora gukora irindi kosa, ariko kamera ngiye ukuntu ntaye gahunda, aho banditse 60 ngenda 50, aho banditse 80 ngenda 40. Kandi ntabwo nibinda bikurahije, ndakurikirana. Nanjye ndakubwiza ukuri, ntuzabura aho igukuzambwira. Impamvu nkubwira se, ariko uyu munsi hari n'imodoka zihari zitazikwereka icyapa ugiye kujyaho icyo ari cyo, ariko genda bikurikirana. Ishobora kunkubita imwe ihishe mu kabande gutya, ariko n'ahandi na biriya mirongo y'umuhondo ucunze nabi yagukubita. Hari abantu natije imodoka baramwandikira kubera poresha yabyo. Ubundi igihe cya mbere ngeze kuri feruje nkabona hariya nk'umuhondo, siniruka. Ariko hari n'andi makosa ashobora gutuma mo hariya ugira, dufata urugero nko ku Gishushu, ukinjira muri lane, nimba ugiye kujya i Nyarutarama ukinjira muri lane yazikomeza Kimironko, ugaca imbere ukazenguruka ugahita ugira aho baragufotora. So niyo mapine akojeje kuri wa murongo w'imbere naho baragufotora. Wakoreza iki se watuje? Icyambere dore ntabwo ukuntu rimeze. Icyambere mu muhanda ntawo bo gutwariye, ushobora kwishyiraho poresha. Urumva uramvugirijeho ngihuti nabase uranyihutisha aho ngiye, kunyura hakikomereza. Nyine hari utukosa twakugwirira, ariko Sofia zo mu muhanda hari izindi kamera ziri Bugesera zihisha ahandi hantu. Ikintu cyambere yego mushumba, urumva tuvuga ko bagufotoye, wari ufite uduhu, kandi harya niba imara iminsi ngahe senkani kabiragiye
yego kandi yari ifite akamaro mu rugo. Tugendere. Ikindi ni ugukora cyane ukigomwa ariko ntugire umusaruro namba. imbaraga zawe wazitanze, ukigomwa ugakora ukifunga ariko wapi, yego umusaruro ukaba ndanze. Turagusengera nawe. yego Ikindi kiriho utabwa n'abantu, abantu bakakwibagirwa, cyane umugabo bakagucika, akaguta, umugore akaguta, famiye ikaguta, ikakuboroka na fone ya ntumenye aho mbega nimero yawe ya fone rwose ntibongere no kuyireba. Kabahamagara ukabikundishwaho shwe, yagira ukwereka. ntabwo ari icyanyuma, Ubwo ni nimo- igihereza ikindi kizaza. yego Imbago z'umuryango, imbaga z'umuryango gute? Ubwo ni limite. family limitation. Ukabona grande sœur, petite sœur, grand frère, petit frère, daddy, mami, mwese uko mubayeho hari ahantu mutajya murenga. Ubwo muri kuri level imwe. Ukubise baraza kunyumva, hari ahantu Satani agenda kubaka parafo akafungira umuryango, yego ku buryo umuntu agera ku kintu runaka, aho kugira ngo azamuke aruteho agakubita ugahita hasi. akubita hasi ugahita ugwa. Icyo bita family Limitation. Yes. limitations. Ishobora kuba muri marriage, ishobora kuba muri business, ishobora kuba mu Education. kazi, muri education, ishobora kuba ahantu hose hatandukanye. Ugasanga umuntu wese ageze nko mu wa kabiri university arivuyemo, akavamo ku mpamvu ze, impamvu z'ubushobozi, impamvu zindi. Iyo rero niyo bita family limitations. kandi ugasanga biri kuri Wagura imodoka yagura iya kabiri n'iya mbere igahita ipfa, okay. ajya kubaka inzu ya kabiri n'indi agahita cyamunara. Ukabona iwanyu ntawe usumba undi, ntawe uruta undi, nta n'uwazamutse, kandi ubushobozi bwo kuzamuka ntaho bwagiye. Aba bose rero turabafasha ngo dusenge ibyo bicaniro mu izina rya Yesu, tubiranduze imbaraga n'ubushobozi no gusenga no kwinjira mu masengesho nta gutinya, kuko turi tayari guhangana n'umudayimoni wese, dukubita hasi bino bihome tubirangiza, kuko Kristo ari muri twe mu izina rya Yesu. Shalom. Amen.